Ifata umwanzuro nkuri. Buriya nari nabuze ukuntu mbigenza nibaza ukuntu ahantu ku nyine sinakubwiye ko cumbitse ahantu se. Ndabizi warabizi. N'umwana wanjye. N'umwana wawe. Nibyo kandi buri wese n'umubabaro we. Nago naza ngutura umubabaro wanjye wowe wumve atari njyewe nkwituye. Rero nari buwukemure umwana n'ubundi ni uwa leta. Kanye nari bumusigire nagasigara bwahagirana. Kubahaga abantu baguhamagaye. Ubu ngubu akakanya babajwe nuko bampamagaye. Ngiye nibyo byambabaje. Bambabariye kuri kiriya cyane ari ngiye gukora. Numvaga nanjye byandenze nazi uko ubundi numvaga ngiye nta n'ubuzima mfite. Ikindi ntacyo mvuze nzakivuga. Babarira. Kuvuga menshi siko kuyamara. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalinga mingi wana. Manzi na Innocent. Nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongera ngwikaza dukurikirane kuri Manzi Innocent muri kumwe na Nyashyo Rwanda Rwanya bwakazamura igishoro by'abana bakasiga mutono za sene bwose amatara cyo cyangwa sambi. Ubundi wicare kuri Manzi Innocent birebere byinshi byiza twakuvuga umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe ni mucyari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zitandukanye zisimaze iminsi nkwinginga ngusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo menye icyakunyuze ndetse icyakunyuze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki. Maze iminsi nanashimira abantu bari kumereza inyunganizi cyangwa se inama zigiye zitandukanye ku biganiro ndi kugenda nkora. Ndagushimiye cyane aho uri wihereza amashyi kandi Imana ikumpere umugisha. Amen. Uyu munsi wa none rero murabona Shallon kuri screen zanyu. Ushobora kwibaza ngo ese Shallon none aje gutangaza iki? Nyuma yaho twarwaniye mu kabari ashaka kwiyahura, ibyo bintu mwarabibonye. Mu by'ukuri ngiye nagize impungenge ndavuga ati se uyu mwana ushaka kwitera icyuma, uyu mwana uri kumenagura amacupa gutya niki cyabaye? Nawe ubwawe aho uri ushobora kuba kwibaza ngo niki cyari cyabaye kugira ngo Shallon ashake kwiyahura. My friend, nanjye wa munsi naramuretse aragenda mpamagara famiye yiwe, mpamagara mukuru we araza aramutora. Yari yasinze ashaka kwiyahura baramujyana bamujyana mu rugo. Uyu munsi rero ni mugoroba nako mu ijoro ryakeye nibwo yampamagaye arambwira ngo arashaka kuganira nanjye ampereze ukuri kw'ibyari biri kumutera gukora biriya bintu. Niyo mpamvu uyu munsi namuzanye nanjye mfite amatsiko y'ikintu ashaka kumbwira. Sinari nzi ukuri kwa biriya byose. N'umunsi ngo mbimenye nawe ubimenye. Shallon bimeze bite? Ni sawa. Biragenda neza. Biracamo fresh. Nari. Mezite muri wowe. Ndumva meze neza. Ndumva meze neza. Cyane cyane. Cyane. Biragenda fresh nari. Uyu munsi rero wifuje ko tuganira nanjye ndavuga ati ngomba kuguhereza time akumva nkaguhereza umwanya kugira ngo utubwire nyuma ya biriya bintu muzite ukiyumva. Kiragiye numvaga ndemerewe cyane, numvaga nyine muri ngiye nazi ukuntu meze. Numvaga nyine ubuzima bwanjye nabwanze. Kumva ku buzima bwawe wabwanze burundu. Akaba ari iki cyaguteraga gukora biriya bikorwa nka biriya? Ufite amatsiko ikintu cyaguteraga gukora ibikorwa nka biriya njye nakita nka ari ibyo bwiyahuze. Kubera ko ntago mpamya neza ukuntu umuntu ungana nawe yajya gufata umwanzuro cyangwa se gufata icyemezo cyo kujya kwiyahura yishinze icyuma akajya mu kabari ibintu byose akamenagura agashyira ku ruhande. Ntago ibyo bintu ngiye mbyumva na magingo yangaye. Habaye ikintu iki cyabaye n'iki cyaguteraga biriya bintu? Ese ni umuntu wari akubwiye nabi? Ni ibibazo bya famiye, ni ibibazo byawe ku giti cyawe byatumye ufata umwanzuro nkuri? Buriya nari nabuze ukuntu mbigenza nibaza ukuntu ahantu
nyine sinakubwiye ko cumbitse ahantu se ndabizi warabizi n'umwana wanjye n'umwana wawe ya ubwo rero yari yatubwiye nyine ngo tumusohokere mu nzu ndabara bakubwira we mpereza amakuru mbwire ngo ibintu byatangiye gutya reka kumbwira ngo yari yatubwiye ngo tumusohokere nyine aho ncumbitse kuri uwo mushuti wanjye nyine tangira umbwire ngo we ushaka kumbwira ngo mushuti wanjye byagenze gutya bigenda gutya na gutya ndagira ngo usobanurire abantu ibintu babyumve neza uko ngiye nabyumva rero ngiye maze iminsi nataba kwa mukuru wanjye kandi ibyo urabizi rero hari mushuti wanjye nari nagiye kubaho ubwo n'umwana wanjye nawe nyine turi kumwe ubwo birangije hari ahantu navuye ari nko mu mugoroba sinzira saa nibwo nari mavuye aho ngaho birangije arambwa ngo naga dushaka ngo mu nzu yiwe ngo nge n'umwana wanjye nyine numva nyine citse intege numva muri nge numva nyine ndavuga se ndajyaye se ndasubira mu rugo mu cyaro kandi numva nadateganya gusubira mu cyaro nyine ndavuga se ndasubira kwa sister katanyemera ndasubira nyine sinyikaragiraho ubwo nibwo subwo navuga ni nk'umutima wambwa ati genda unywa agacupa birashira ubwo naragiye nyine icupa ubwo kunywa urambwiye ngo mukuru wa cyangwa se uwo muntu mwabanaga ni mukuru wanjye nawe nyine mwabanaga mbiri urambwiye ngo babasohoye mu nzu oya nago ninde wabasohoye mu nzu n'umu wamukobwa mwabana yego mushuti wanjye aramwangara birambiwe kwama ducumbikira we n'umwana wawe ngo dushake nyine aho tujya ubwo nyine nanjye nabuze ukuntu mbigenza hita mera nyine nk'usohotse sohoka ahita ngenda buriya wasanze no muri kariya kabari nisereranga gutya nta n'igiceri nari mfite habe n'igiceri kuko ngenda bizi ko nyuma baje kumfatira ngewe bakambwira ngo amafaranga ngomba kuyishyura amafaranga ngiye narayishyura nzi ko nzanayakubaza ariko nta Imana nizaguhemba siko ngiye ntacyo mfite naguhemba nyine wowe si ubwawe ubona ko impamvu yo gutuma ujya gufata umwanzuro wo kwiyahura wo gushaka kwiyica wo gushaka kwangiza ibintu byo mu tubari n'iki intandaro ni ibibazo se wowe ubwo ari nka bakubwira ati usohoka udafite aho kujya urumva wabigenza ute ari nkawe igisubizo kizima ari ukwiyahura wowe ubwawe numvaga nyine ngiye nakwiyahura nkigendera ubundi uwo mwana akamusigarana buriya rero mu buzima hari imyanzuro dufata rimwe na rimwe ariko tugafata imyanzuro duhubutse sibyo tugafata imyanzuro tutagakwiye kuba dufata urumva tugafata imyanzuro itari ya nyayo reka mbivuga muri ubwo buryo urumva jewe ntago numva uburyo wowe ubwawe wari buze gufata umwanzuro nk'uwo ngo kuvuga ngo ugiye kwiyahura ugiye kugira ute oya nese ubwo nari bukora iki ari nkawe babikubwiye wari buhita ukora iki nta yandi merekero ufite icyo kintu se nicyo cyatumye ufata umwanzuro nk'uriya ufite famiye hano i Kigali ufite iwanyu nanjye sinzi pena kumbwira ngo ni ibibazo bimeze gutya aha ibyase tube tubiretse nese ibyasuze unzi ubu ngubu nzahari se nanjye nzahari ubu tuba turi kumwe rero wimbaza ngo umwana afite se mubara nk'aho atamufite kuko ntagonzi yari numva ngo anari mu mujyi wa Kigali ko ntago nzi ahantu ari kereka nk'ubu ngubu gato mufashe wakora iki umubabaro wanjye wose nawe nawe umusigira akirwariza tiye narahageze ubona ibintu byose wamenaguye wakubise hasi nibaza ikintu kiri kugutera ibyo bintu kirancana numva nyine birandenze tumva icyo mvuga ngo icyo nkora vuga atariko wenda ubwo ni amahitamo yawe hasi ubundi mwamfatiraga iki bagufatiraga iki ubu ngubu urumva umwanzuro muzima ari uko wari kwiyahura ukiyica cyane pe cyane sure numvaga njye ari byo nshaka
ntago ari igitekerezo cyiza. aha buri wese amenya ibye kandi buri wese n'umubabaro we ntago naza nkutura umubabaro wanjye wowe uwumve atari njyewe nkwituye rero nari buwukemure umwana n'ubundi ni uwa leta ntiyari kubura undi umufata. Umwana ntago ari uwa leta, umwana ni uwawe. leta nyine ni uwaye ariko umwana ni uwawe. ni uwanjye ariko nyine ubu se nk'uwo mukobwa yaranyirukanye nari bumusigire n'agasigara bwahagirana. Umwana nose ari kumumusigira mu rwego uwo mukobwa. wenda umuryango wanjye wagira impuhwe ukajya kumufata utanamugirira impuhwe ukabyihorera. ese abantu nge batangirira impuhwe bo bamugirira impuhwe? buriya rero hari ibintu tujya dukora rimwe na rimwe mu buzima bwacu ugasanga bitugizeho ingaruka zitari nziza. siko bimeze. wowe ubwawe uravuze uti unari kumureka umwana, ubwo mwana we wari kuba umusize, kari cyo kintu uba ugomba kubanza gutekerezaho ubwawe. Nge narakurakariye n'abantu babonye kiriya kiganiro bavuze ko wasaze. nanjye sinzi binkoresha. buri gihe dukorana wasabye imbabazi ibintu byagenze gutya na gutya bakubabarire bagire bate finally bikarangira. urumva finally bikarangira ibintu aho kugira ngo noneho uhozeho cya biba byandenze rwose nawe ugasanga biba byandenze mu mutwe wanjye mba numva huzuyemo ibintu. noneho kiragiye numvaga basi nashatse kujya Nyabugogo ndavuga ati reka ndavuga ati ntago nagenda Nyabugogo natabanje kunywa akantu. nibwo nasohotse gato mbona icyuma ndavuga kino cyuma nticyabinkorera. ariko gusa abantu bagira iminwa nabo maze kubahaga. abantu baguhamagaye ubu ngubu aka kanya babajwe nuko bampamagaye. nge nibyo byambabaje. wumva guhaza ubuzima ku buryo utari ukeneye ubufasha bw'undi muntu uwo ari we wese? ntabwo nari nkeneye pe. guhaza famiye yawe, umwana wawe ndetse n'igihugu. mwana wanjye nakubwiye ko umwana ari uw'igihugu. ase buriya hari igihe wigeze wicara uriyevaruwa utekereza neza ku bintu biriya bintu wari ugiye gukora? biriya ni ibintu biba byoroshye. ibi niyo byakurenze ubishakira igisubizo. rero nanjye numvaga nta kindi gisubizo mfite cyabyo, numvaga ari kiriya gisubizo mfite. gusa nyine mbonereho no gusaba imbabazi nuko nyine nanjye sinzi binkoresha pe. mujye mumbabarira rwose. none se ubundi wowe mu mutwe wawe wumva ubura iki? sinzi nimba hari iburo yatakaye, sinzi nimba ari inzoga zimaze kuba nyinshi. ni Imana yonyine yandengera kuko nyine ubuzima ni danje. iyo ndi kukureba ndakureba nkibaza se uyu mwana yagize traumatisme, uyu mwana yabaye iki gituma buri gihe ibikorwa byawe byinshi abari ubwiyabuze? utekereza wowe ubwabo ubu ndi kwita kunuze ko ejo hazaza h'umwana wanjye. mu mitekerereze niho mvuga. mu mitekerereze yanjye shanyashya wajya umbabarira ko ibintu bihinduka. ibintu birahinduka kandi n'abantu barahinduka. rero ntawamenya. ikibazo nyamukuru ngo nuko bari bagusohoye mu nzu, mbega muri make ubona ntawe kwerekeza. byihorere. akuzi kuva ahantu bakakubwira ati sohorana n'uruzingo rwawe kandi none atari n'uruzingo. ariko umwana wanjye ubundi nzamuzana umurebe ngo sohorana n'uruzingo rwawe urujyane. noneho ku muntu wari wizeye ngo ni inshuti. rero muri iyi minsi nakwizera inshuti bikibaho.
rero nago iyi si ubundi nizunguruka nago wamenye ibyayo iyi si nizunguruka nago wamenye ibyayo ikintu nyamukuru wari ugambiriye kuri uyu munsi cyangwa se wari ufite cyo kubwira abantu ikintu nyamukuru cyo na pe nanjye byari bindemereye byari bindemereye pe rero abakunzi ba Manzi na Innocent pe bambabarire abakurikiraniye icano bambabarire kuri kiriya cyane ari ngiye gukora numvaga nanjye byandenze nazi uko ubundi numvaga nge nta n'ubuzima mfite numvaga byarangiye rero bambabarire nubwo mora nsaba imbabazi ariko ubu ntago bizongera ndabasezeranyije ntago bizongera n'abantu sinzi uburyo nabivuga sinzi n'icyo nakora gusa njyewe iyo mbonye no mwana mubonamo mushiki wanjye ikintu ngiye kugukorera ni ukugushakira abantu bakuru bakakugira inama ntago imyanzuro dufata mu buzima tuyiterwa n'ubuzima turimo dutegereza igihe cy'ubwacu kikatugenera uburyo tugomba kuba turiho naho tugomba kuba turi siko bimeze njyewe ndashaka umuntu uzaguhuza naka kugira inama umuntu mukuru akakubwira uburyo waciye muri byo ufite inararibonye umuntu nimukamurebe ngo mumubone nyine mumubone indeshyo mumubone igihagararo mugire ngo umuntu nyine ngo n'umwana yego n'umwana ariko mu byaba yaraciyemo buri wese aba afite ibyo yaciyemo kandi buri wese aba afite ubuhamya bwe rero nimukabona umuntu yigendera muvuge ngo uriya yaranezere cyangwa uriya muntu yageze yajya oya baba barashize kuko nanjye undebeye inyuma uhabona ameze neza ariko imbere naraboze bro none se ikintu kikugora cyane muri ino minsi n'iki byihorere we mbwira ni iki kiri kukugora cyane muri ino minsi mva ndabizi pe nubwo njya ngutererana nyine nkakwita ibiki nkagira uti ndabizi ko ujya umfasha ariko ni danje we mbwira sibyo ndakumva ngandi kukumvisha na kuri iki kintu kiri kukugora mbwira ibintu bibiri cyangwa bitatu biri kukugora umuntu arebe ko hari n'icyo yabikoraho niba ari ngombwa Ucyambere nge numva nuko nshaka nyine ndi gushaka nyine amafaranga yaho nabana n'umwana wanjye kuko kwama ncumbika byandambiye ngahanabaye naho byandambiye pe ikindi shabyihorere ikindi ntacyo mvuze nzakivuga babarira kuvuga menshi siko kuyamara amaso yawe niyaguha urabibona umwana w'umukobwa ngereka ngerageze nshaka abantu bakuru bamugira inama ko ngiye nagashobora kumva ibyo namugira aho shallon ngende witekerezeho neza mani naritekereje nzitekerezaho bwa kangahe se n'abantu mwe sinzi icyo wakora sinzi icyo nakora gusa nta kindi twakora kamureke atahe wowe ndabizi ko ujya umfasha mfasha rero mbone naho mbana n'umwana wanjye byose ndabizi ko ujya ubyiyemeza niko kantu nkusabye kuri kamera umbabarire kandi ujya unkorera byinshi nukankorera pe nzagushimira kandi nzakwitura urakoze cyane so nanjye rero ngiye kugerageza nkora ibishoboka byose nkundira n'ibyo ndi bukore ubwo nyine bitankundira urihangana ubwo ubuzima burahinduka ejo ni heza reka mbe nkuretse rero nanjye hari ibindi bintu ngiye gukora nk'abantu mwe inama zawe muri comment zirakenewe kuri uyu mwana izanjye n'iza twese zirakenewe nganizi uburyo waba umeze hose hari icyo wakora umwana akamera neza nkunda kubwira abantu muri no minsi ngo shaka urwibutso Uwiteka Imana izakwibukira igihe uzaba ugeze mu makuba ese wowe ubwawe ugeze mu makuba nicyo Uwiteka yakwibukiraho n'iki wakwibutsa Imana icyo ngicyo gishaka mu bintu nk'ibi ngibi kugira ngo nugera ahagoranye nawe uzagira ute uzibutsa Imana imirimo wakoze
ntawe uzi impamvu uyu mwana bira byamubayeho, ntawe uzi impamvu uyu munsi ari kuri kamera. Ashobora kuba ari umugisha wawe kugira ngo ukore icyo ugomba gukora kuri we. Imana izamurebe imigisha, Imana ikumpera umugisha aho uri, nanjye ndakomeza kukwitaho nk'uko nshoboye, kandi ndagushimira kuba basi wagize igitekerezo cyo kuza kudusobanurira ikibazo ufite. Imana iguhe umugisha. Bye bye.